Mwongeye kwirirwa neza nshuti mukunda kandi mukomeje kubana natwe hano kuri Hagume TV muherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubifurije umugoroba mwiza kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose. Mube hafi rero turaje tugarutse kubagezaho amakuru agezweho kuri uyu mugoroba wa tariki ya 13 Mutarama umwaka ni wa wundi wa 2026. Kandi ntitwabura gukomeza kubifuriza intangiriro nziza z'umwaka mushya wa 2026. Turakurikira kubana natwe kugeza ku musozo w'aya makuru. Tubazaniye amakuru agezweho aho mu mujyi wa Kigali indi ndaya yasanzwe mu nzu yakodeshaga yishwe. Naho mu karere ka Bugesera ho umuvugabutumwa arakekwaho kwica uruhinja rw'umwana w'umukobwa w'imyaka 14 yateye inda. Ntujye kure, ibi byose hamwe n'andi makuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo nibyo tuje kukugezaho mu makuru arambuye kugira ngo umenye amakuru yizewe atarimo ibihuha habe na gato. Wahisemo neza rero kuba wahisemo Hagume TV. Turagusaba ngo dukurikirane umunota ku wundi kugeza ku musozo w'aya makuru, kandi turasaba wowe ugeze hano bwa mbere kugira ngo ukande kuri subscribe, kuko nicyo kintu cyiza cya mbere watekereza kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona amakuru agezweho tuba twaguteguriye umunsi ku wundi, yaba ari amakuru yo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kandi kuduha komenti, gukanda like ndetse na share, ugasangiza inshuti zawe kandi inshuti za Hagume TV yaba ari ebyiri cyangwa zirengaho, nabyo biba ari ingenzi kuko bidutera umwete wo gukomeza gukora cyane dukorera mwebwe mudukurikira, kandi bitugaragariza ko mukunda ndetse muha agaciro ibiganiro, amakuru n'ibyegeranyo tubagezaho umunsi ku wundi. Turagusaba gukomeza kudukurikirana kugeza ku musozo w'aya makuru kuko duhari ku bwawe kugira ngo tukugezeho amakuru agezweho yizewe, yaba ari mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi ku gihe 5 kuri 5. Mu gitondo cya tariki ya 12 Mutarama 2026 mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge, umugore wari usanzwe yicuruza cyangwa se abo dukunze kwita indaya yasanzwe mu nzu yabagamo yapfuye, bikavugwa ko yaba yishwe n'umugabo bari batahanye mu masaha ya saa 8 z'ijoro. Ibi byabereye mu mudugudu w'Indatwa mu kagari ka Rwezamenyo, ni mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali. Abaganiriye na BTN TV batangaje ko bababajwe n'urupfu rwa Zainabu kuko yari ababaniye neza. Bakomeza bavuga ko kugira ngo bamenye ko nyakwigendera yapfuye byaturutse ku makuru yatanzwe na bagenzi be bazindutse bagiye kumutira telefone. Bagerayo batungurwa no gusanga iwe hafunguye. Umwe yagize ati, numvise nijoro nka saa 9 abagore bari gukomanga ku muryango we kuko njye ntuye hano hafi inyuma ye gato. Bakomangaga bavuga ngo abahe amayinite yo guhamagara, hanyuma Kayitesi aravuga ngo nyamara Zainabu wasanga bamwibye, ndabona iwe hafunguye. Bagira amatsiko barakomanga cyane mu gipangu bumva ntiyikiriza. Umwe akubiseho umugeri ku rugi ruhita rukinguka, bahita bamubona aryamye mu ishuka yapfuye. Ntawe uzi isaha yapfiriyeho, ariko ngo saa 6 yari akiri mu muhanda. Bavuze kandi ko batunguwe n'urupfu rwa nyakwigendera kuko atigeze ataka cyangwa ngo atabaze wenda ngo abe yatabarwa. Undi muturage yagize ati, mu by'ukuri ntabwo tuzi uko yapfuye, ntabwo yigeze ataka, nta muntu yigeze amenya ngo byagenze bite, uko twese duturanye byaducanze twaguye mu kantu.
Amakuru atangwa n'abaturage bo muri ako gace avuga ko Zainabu yatahanye n'umugabo mugufi bagira ngo bagiye kuryamana, bityo bagakeka ko yaba ari we wagize uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera. Umuturage witwa Mukampogazi Marie Claire uvuga ko avuganira abakora uburaya, avuga ko bahura n'imbogamizi nyinshi yaba bo ubwabo ndetse n'abana babo, bityo bakaba bakwiye kugira igikorwa mu kurwanya impfu zabo za hato na hato zibakorerwa. Yagize ati uwa mbere yari uw'i Gahanga, uwa kabiri yari uw'i Nyabugogo ku isi ya saa 9, uwa gatatu aba uw'i Gikondo Sodoma, uwa kane aba uwa Rwezamenyo. Ubu turabona impfu za 2016 arizo zagarutse, kuko nabwo nibwo buryo bapfagamo kandi bose bari gupfa urupfu rumwe. Ku rundi ruhande hari abavuga ko ako kazi k'uburaya bakwiye kukareka, bakareka no gukorakora cyangwa se kwiba ndetse no kwanduza bamwe mu bo baryamana sida, kuko ari byo bituma bamwe bihorera. Yagize ati hari igihe umugabo umujyana akagaruka avuga ngo wandaya we wanyanduje sida, akaba yagaruka kwihorera avuga ko wamwanduje sida. Gusa abagabo b'ubu yaba umuto cyangwa umukuru nta n'umwe ukemera agakingirizo. Imana idufashe tubone akandi kazi dukora, naho ibi byo ntabyo ubuzima bwacu burahashirira. Aba baturage bakomeje bavuga ko abakobwa bakora uburaya bakwiye no kureka kujya biba abagabo bagana, kuko hari abafite iyo ngeso yo gukorakora ndetse no kwiba abo baba basambana. Nyakwigendera Zainabu yasize abana 2, gusa abaturage basaba ko bashyigikirwa mu mibereho yabo ndetse no kumushyingura. Leta ikaba yabafasha kuko nta bundi bushobozi bafite bwo kumushyingura. Iyi nkuru ibaye nyuma y'icyumweru kimwe ahazwi nka Sodoma mu mudugudu wa Marembo mu kagari ka Kanserege mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri tariki ya 6 Mutarama 2026. Umukobwa witwa Ingabire Nadine wakoraga uburaya yasanzwe mu cyumba cya roji yapfuye, umurambo we uri munsi y'igitanda uziritse. Bikekwa ko yishwe n'umugabo bari gusambana. Mu karere ka Bugesera ho umuvugabutumwa arakekwaho kwica uruhinja rw'umwana w'umukobwa w'imyaka 14 yateye inda. Umwana w'umukobwa w'imyaka 14 y'amavuko yabyaye umwana w'umuhungu, nyuma uwo mwana asangwa ku buriri yapfuye. Hakekwa ko yaba yishwe n'umuvugabutumwa witwa Uwamahoro Florien wamureraga, akaba ari nawe wamuteye iyo nda. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rushubi mu kagari ka Gomasi mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba kuwa 6 tariki ya 10 Mutarama 2026. Uyu mwana w'umukobwa asobanura uko byagenze kugira ngo amenye ko atwite ku myaka 14 y'amavuko. Yagize ati ikintu cyatumye menya ko ntwite kuko sinigeze nshishoza ngo menye ngo umugore utwite aba ameze ate, nibyo byatumye nsobanukirwa, ariko nagiye kwa muganga nisanga mfite uruhinja iruhande rwanjye. Nari nagiye kwivuza mvuga ko ndibwa mu nda,
bisanzwe, maze kugerayo mbona ibimenyetso byo kubyara biraje. Yakomeje avuga ko akimara kubyara yabajijwe uwamuteye inda, ariko ntahite amuvuga kuko yari atarakira neza. Gusa nyuma yaje gutungurwa no gukora kuri uwo mwana asanga yapfuye kandi akonje cyane. Ku wa gatandatu tariki ya 10 Mutarama 2026, nyuma y'iminsi 6 abyaye, umwana yasanzwe ku buriri yapfuye. Iruhande rwe hari wa mugabo Uwamahoro Florien wayimuteye, bigakekwa ko ari we wagize uruhare mu rupfu rw'uwo mwana. Umubyeyi w'uyu mwana w'umukobwa avuga ko yababajwe no kuba yarizeye Uwamahoro Florien akamuha umwana we ngo amumurerere nk'umuntu w'umunyamasengesho, aho kumuha uburere akaba ari we umwicira ubuzima akamutera inda. Yakomeje avuga ko impamvu yatumye ajya kureresha uwo mwana ari uko ubuzima butari bumworoheye mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, bityo ahitamo kumuha Uwamahoro Florien ngo amumurerere nk'umuntu w'umunyamasengesho kandi w'umuvugabutumwa bizeraga. Yagize ati, nagize ikibazo cy'ubuzima mu gihe cya COVID-19, ariko kuko twasenganaga na Mahoro Florien ari umunyamasengesho twizeraga, ubwo nagiraga icyo kibazo cy'ubuzima yansabye ko yamfasha. Nibwo namumuhaye uwo mwana ngo amunderere, nanjye nkamukurikiranira hafi ari aho arererwa, nkajya musura rimwe na rimwe. Noneho nza gutungurwa nuko ejo bundi bambwiye ko umwana yabyaye. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko Uwamahoro Florien uzwi nka pasiteri akwiriye gukurikiranwa kuri icyo cyaha yakoreye uwo mwana, kandi ari we wakamubereye umubyeyi. Ubuyobozi ntacyo bwigeze buvuga kuri iki kibazo, gusa kugeza ubu amakuru avuga ko Uwamahoro Florien ukekwaho gutera inda umwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure ndetse no kwica uwo mwana afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ya Gashora mu karere ka Bugesera, mu gihe umurambo w'umwana wajyanywe ku bitaro mbere y'uko ushyingurwa. Icyo amategeko ateganya ku cyaha akurikiranyweho gusambanya umwana, itegeko risobanura ko umuntu wese ukorera ku mwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira aba akoze icyaha. Ibyo bikorwa bivugwa mu ngingo y'133 y'itegeko nomero 059/2023 ryo kuwa 4 kwa 12/2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange: gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana, gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana, gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamijwe gushimishamubiri. Iyo abihanijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarengeje imyaka 25. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iyo umuntu mukuru asambanije umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14,
bigatera umwana indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana bigakurikirwa no kumugira umugabo cyangwa umugore, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Turabashimiye cyane rero ko mwabanye natwe kuri Hagume TV, mukadutiza umwanya ndetse mukadutega n'amatwi kuva ku itangira kugeza ku musozo w'aya makuru. Mukomeze kubana natwe kuri Hagume TV, turabizeza kujya dukomeza kubagezaho amakuru agezweho hirya no hino, yaba mu Rwanda no hanze yarwo, ku gihe 5 kuri 5. Mukomeze mudushyigikire mukanda kuri subscribe kubageze hano bwa mbere, kandi namwe musanzwe mubana natwe umunsi ku munsi, mwewe inshuti zacu z'akadasohoka, turabasaba ngo mujye mutuha ibitekerezo by'uko muba mwakiriye amakuru tubagezaho, kandi gukanda like ndetse na share ugasangiza inshuti zawe 2 cyangwa zirengaho, biba ari inkunga ikomeye mu gukomeza kubaka uyu muryango mugari wacu kandi wanyu wa Hagume TV. Murakoze rero, dukomeje kubifuriza umugoroba mwiza, murare aharyana. Amakuru yacu kuri Hagume TV yo nakagaruka, kandi murabizi ko tubakunda, tubifurije kurara neza. Ciao ciao.